Iyi ngoma y'imyaka igihumbi cyangwa se iki gihe cya karindwi cy'ubwami bw'imyaka igihumbi nicyo tugiye kuganiraho. Nyuma y'intambara ya Harimagedoni, ibibazo birindwi abantu bafite birebana n'ingoma y'imyaka igihumbi. Icyambere, ingoma y'imyaka igihumbi cyangwa ubwami bw'imyaka igihumbi buzabera hehe? Buzabera mw'Ijuru cyangwa buzabera mw'isi? Icya kabiri, mu ngoma y'imyaka igihumbi Satani azaba ariho cyangwa ntazaba ariho? Icya gatatu, mu ngoma y'imyaka igihumbi abanyabyaha bazaba ariho cyangwa bazaba batakiriho? Icya kane, mu ngoma y'imyaka igihumbi ese abantu bazaba bakirya cyangwa ntibazaba bakirya? Icya gatanu, barabajije ngo ese mu ngoma y'imyaka igihumbi abantu bazajya kwa ntawe utuma undi, turavuga kujya kwisayidira. Icya gatandatu, ese mu ngoma y'imyaka igihumbi abantu bazaba babyara cyangwa ntibazaba babyara? Icya nyuma, mu ngoma y'imyaka igihumbi ni bande bazatwara ubwo bwami, ni bande bazatwarwa muri ubwo bwami? Ibi nibyo bibazo bigeze kuri birindwi abantu bahora bibaza buri munsi. Nibyo rero dushaka gusubiza kuri ubu bwami bw'imyaka igihumbi. Ubu bwami bw'imyaka igihumbi benshi babuvuga mu buryo butandukanye. Bamwe bavuga ko ubwami bw'imyaka igihumbi tuburimo, bakabivuga bashingiye ku kuza kwa Mesiya n'uburyo ubutumwa bwiza bwigarura isi yose. Bakavuga ko ibyo ari byo byaboshye Satani bigatuma abantu binjira mu bwami bw'Imana. Abandi ba kabiri bavuga ko tudakwiriye kongera gutegereza ubwami bugaragara bwa Yesu, ngahubwo ubwami bwe bwagaragariye mu buryo bw'umwuka. Aba gatatu bavuga ko Yesu Kristo agomba kuza kwima ubwami bwe bw'imyaka igihumbi, kandi ubwo bwami bukazatangira amaze kuva ibidatunganye byose biri mu isi, kandi bakongeraho ko umuti w'ibibazo isi ifite ubu ari ukwima ingoma kwa Mesiya muri iyi si. Tubwira abantu ko hari ibihe birindwi Imana yageneye isi. Ibyo bihe birindwi twarabibonye. Twabonye ko igihe cya mbere ni igihe cy'ubuziranenge, igihe cya kabiri ni igihe cy'umutimanama, igihe cya gatatu ni igihe cy'ubutegetsi bw'abantu, igihe cya kane ni igihe cy'amasezerano, igihe cya gatanu ni igihe cy'amategeko, igihe cya gatandatu ni igihe cy'ubuntu, igihe cya karindwi ni igihe cy'ubwami bw'imyaka igihumbi bwa Kristo ndetse n'imperuka y'isi. Icyo nicyo gihe cya nyuma cya karindwi. Niyo mpamvu ubona kanseri ibaye icyorezo iri kwica abantu cyane kurenza ikindi gihe cyose twari tuzi, kandi ntabwo biraba kuko abantu bagiye gupfa ari benshi. Miliyari 3 biyemeje, Bill Gates nawe ubwe yavuze nuko zigomba gupfa byanga byakunda, kandi bikazagera nyine muri 2. Mbona marayika amanuka ava mu ijuru afite urufunguzo rufungura ikuzimu, afite no munyururu munini mu ntoki ze, afata cya kiyoka ari cyo yanze kwa kera yo mwanzi na Satani, akibohera kugira ngo kimare imyaka igihumbi. Mbona intebe z'ubwami, mbona bazicaraho bahabwa ubucamanza, kandi mbona imyuka y'abacu bihanga babahora guhamya kwa Yesu n'ijambo ry'Imana, aribo bataramije inyamaswa cyangwa igishushanyo cyayo, kandi batashyizweho ikimenyetso cyayo, barazuka bimana na Kristo imyaka igihumbi. Uwo ni wo muzuko wa mbere. Abapfuye basigaye ntibazuka imyaka igihumbi itarashira. Afite umugabane ko kuzuka kwa mbere arahirwa kandi n'uwera. Urupfu rwa kabiri ntirubasha kugira icyo rutwara abameze batyo. Murabizi ko fondasiyo y'inyigisho z'abatimwedu Jehova ni aka kantu kitwa ngo isi nshya. Isi nshya rero buberekana ko uko isi ko mubona irushaho kugenda igira iterambere, ikubakwa, abantu bayituye bakubaka amazu meza, ama etaje, hakaba ari ibikorwa remezo. Bakavuga ko rero abantu bazagira mu ijuru ari 144 dusanga mu byahishuwe igice cya 7, wenda duhere ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 9. Ariko mu byahishuwe aho bavuga ubuhanuzi bavugwa butandukanye bo nibyo bavuga. Ubwo rero bavuga ko ari ibyo 144 muri ubwo bwami bw'imyaka igihumbi. Rero abanyabyaha bazaba bahari, ubuzima rwose buzaba bukomeje. Ubuzima buzaba bukomeje ntibuzahagarara. Ariko icyitonderwa, iyi si Yesu yateguriye itorero icyo bita surprise. Iyi surprise ni iy'ingoma y'imyaka igihumbi kugira ngo itorero risubizwe. Tujye tubibutse ko dutangiye kwiga icyigisho kirebana n'ingoma y'imyaka igihumbi. Ubwo ni igihe cya karindwi, aricyo gihe cy'ubwami bwa Kristo. Ingoma y'imyaka igihumbi igasozwa n'imperuka y'isi, kuko hari imperuka ku itorero hakaba n'imperuka ku isi. Imperuka y'isi izaba ryari? Imperuka y'isi izaba azatujyana muri amazu meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora turiri, zaba kumwe na Eliya, zaba kumwe na Abrahamu, tuzahora turimba ushimwe mwami. Twongeye kubasuhuza nshuti bene data kandi bakundwa mukurikira ibiganiro bitambuka kuri AYALONI TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Turabifuriza amahoro y'Imana. Imana ihera imirimo y'amaboko yanyu. Mazina rero nkuko bisanzwe ni Jacques Ikingeneye, nkaba ndi missionnaire. Uyu mwanya turagarutse mu kiganiro igihe cyanjye mu nyigisho z'igitabo ukuri nahishwe, kandi inyigisho za eschatology.
ngira ngo murabizi ko ikiganiro kuri nahishwe gitambukamo inyigisho z'uburyo butatu, inyigisho zirebana n'igitabo cy'ibyahishuwe ndetse n'inyigisho zirebana n'ibihe by'imisi y'imperuka, aho tugenda twerekana ibiri kubera mu isi, tugafata iby'Imana yavuze mu buhanuzi, hanyuma tukabihuza n'ibiri kubera mu isi, tukabona ko ubuhanuzi buri gusohorana umuvuduko bwihuta. Hanyuma rero tukagiriza inyigisho zirebana no kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Reka dusenge hanyuma tutangire ikiganiro cyacu. Mana, turagushimiye kubw'uyu mwanya mwiza wongeye kuduha, duciye bugufi cyane imbere yawe kuko ntahwanye nawe. Uri umwami wera, urakiranuka kandi uzabana n'abera, kuko abera bo mu isi ari bo mfura zonyine wishimira. Niyo mpamvu natwe duciye bugufi cyane kugira ngo tweze udutunganye, utubabarire ibyaha byacu, yaba jyewe ugiye kuvuga ubutumwa bwiza ndetse na mwene data ahari ukurikiye ubutumwa, kugira ngo tubashe kumva icyo uvugana natwe mu ijambo ryawe. Tuguhaye ikaze na karibu rero, kandi ibyo ushaka n'ibyo ushima ari byo ugeza kubera bose, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Twari tuvuze ngo turagarutse mu kiganiro igihe cyanjye mu nyigisho z'igitabo ukuri nahishwe. Ikindi cya gitabo ukuri nahishwe kirimo inyigisho zirebana na eschatology, akaba ari igitabo cyiza kandi kiryoheye amatwi, kiryoheye umutima ku bantu bashaka kugira ubumenyi ku birebana n'urugendo rw'Agakiza, ndetse n'ibirebana no kugaruka kwa Yesu, n'ibirebana no kurangira kw'isi, n'ibirebana n'ubutegetsi bw'isi cyangwa se inzego za politike zose zo mu isi, iherezo ryabo, n'ibirebana n'ubwami bw'Imana uko buzaza gukora ubwami bw'isi cyangwa se ubwami bw'abantu, hanyuma akaba ari yiyoborera nkuko ariyo n'ubundi yaremye umuntu. Rero kitabo kuri nahishwe gifite page 108, kikaba tumaze igihe turimo turakigaho, kandi iki gitabo abantu benshi bamaze kukigura. Twabwira abafite churches bayoboye, abayobozi b'amadini atandukanye, ngo kuba uri pasiteri, uri bishop, uri apotre, udashobora kwigisha inyigisho za eschatology, inyigisho zirebana n'ibihe by'imperuka, inyigisho zirebana no kugaruka kwa Yesu, kugira ngo abayoboki bawe babashe kumenya ibyiringiro byabo, nakubwira ngo waburetse. Ariko niba ushaka kugira ngo abo bantu bafashe, twara iki gitabo kugira ngo ubasobanurire ibirebana n'ibyiringiro byabo, kuko Pawulo nk'uko yabigaragaje mu rwandiko yandikiye Tito ibice 2:13 yaravuze ngo dutegereje ibyiringiro by'umugisha, ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza twitangiriye kugira ngo ducungure mu bugome bwose. Rero ibyiringiro by'itorero ni uko twese dutegereje kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo. Umukristo rero udafite ibyo byiringiro, akaba ibyiringiro bye bishingiye ku kazi n'amafaranga, no kurira indege, no kwiga karangiza, no kugira diplome nziza, no kugira umugabo n'umugore, no kugira imodoka, no kuba umuntu ukomeye mu isi, muri we akaba adafite ibyiringiro byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo. Ngicyo kintu aricyo kimuraza ishinga mu birebana n'Agakiza, mu gusenga, mu kwiga ijambo ry'Imana, mu buzima bwose abamo, ariko umutima ugahorana inyota, icyo kintu yumva afite inyota yo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo. Nakubwira ngo nawe waburetse ibyo bindi ukagira ibyo byiringiro, kuko Pawulo aravuze ngo dutegereje ibyiringiro by'umugisha. Ni bandi? Ni itorero rya Kristo. Ibyo byiringiro by'umugisha ni ibihe? Ngo ni ukuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza. Bivuga ngo ibindi byose twita ibyiringiro ntabwo ari ibyiringiro. Reka tuvuge ko bishobora kuba ari ibyiringiro, ariko si ibyiringiro by'umugisha. Ibyiringiro by'umugisha ni ukuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo. Ibyo ni ibyiringiro by'umugisha, kandi nibyo kuva mu kinyejana cya mbere intumwa zari zifite. Ikinyejana cya kabiri abakurikiye intumwa basaza b'itorero nibyo byiringiro bari bafite. N'icya gatatu n'icya kane gukomeza kugeza n'uyu munsi, umunyetorero, umukristo wa nyawe, muri we hahoramo ibyiringiro by'umugisha byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo. Iki gitabo rero kuri nahishwe gikuyemo inyigisho za eschatology zitwumvisha, zidusobanurira ibyiringiro by'umugisha. Hanyuma ugafata Bibiliya usoma n'iki gitabo, bigatuma ushobora kumva ko iki gitabo twacyanditse
twirefera muri Bibiliya, kwerekana Bibiliya uko ivuga ku birebana no kugaruka kwa Yesu, imikorere ya Antikristo, kuzamurwa kw'itorero, ubukwe bw'umwana w'intama, intambara ya Armagedoni, ingoma y'imyaka igihumbi, intambara ya Gogi na Magogi, kuzamurwa kw'itorero rijyanwa mw'Ijuru kumurikirwa Imana Data wa twese, ndetse n'ikaza rizahabwa n'ibizima n'abakuru n'abamarayika, kwinjizwa mu murwa wa Yerusalemu, igitaramo gikomeye kizabera muri uwo murwa, noneho n'ubugingo bw'iteka Imana yageneye abari mw'isi. Byose bikubiye muri iki gitabo, hanyuma ugasoma neza, bigatuma ubasha kugaburira abantu bawe uyoboye, ushumbye, kugira ngo babeho ubayoboye neza kandi bakijijwe baza aho bagana. Iki ndacyifuriza umuntu wese witwa ko afite idini ayoboye ko yagitwara, hanyuma akigisha abantu. Abakristo bo nibisanzwe, kuko ikitubabaza nuko gitwarwa n'abantu benshi b'abakristo, ariko abayobozi b'amadini ni bake, hari abagitwara ariko ni bake. So rero uyu munsi turagarutse ku ngingo ya gatandatu. Dushoje ingingo yacu ya gatanu irebana n'intambara ya Armagedoni. Intambara ya Armagedoni twarayisobanuye, tubanza gusobanura Armagedoni ahariho, dusobanura uburyo hitwa Imegido, dusobanura icyo kibaya cyangwa se aho hantu ko hari hameze kuva kera haberaga isibaniro ry'imirwano y'abami bashaka kwigarurira indi migabane kugeza ku bwa Napoleon Bonaparte mu 1799. Noneho rero icyo kibaya twabonye ko ari nicyo kizongera kuberamo intambara izasoza intambara zose zibera mu isi, ariyo ntambara ya Armagedoni, izaba ihuriwemo n'abami cyangwa se abaperezida bo mu isi yose, ndetse n'igisirikare gikomeye kiri mu muryango w'abibumbye giturutse mu bihugu byose. Ariko iyo ntambara Yesu akaba ari uzayirwanira. Twabonye intwara azarwanisha, twarazigaragaje aho Bibiliya zigaragaza Yesu intwara azakoresha. Twabonye ko azakoresha inkota iva mu kanwa ke, hanyuma agakoresha n'urubura. Abandi bo bazaba bafite bya bitwaro bya kirimbuzi, bino bitwaro ubona birirwa bacura, ibya nuclear birirwa bakora buri munsi, nibabitegurira kugira ngo bazabirwanishe uriya munsi, kuko Satani arabongorera akabibabwira. Kuko nta muyobozi w'igihugu ku isi utagira indi mana asenga ibasha kumubwira ibigomba kubaho, kandi atari Imana umuremyi w'ijuru n'isi. Buri muyobozi wese arayigira. Iyo mana rero Bibiliya avuga ngo ni imana y'iki gihe, ariyo Satani. Satani rero akunda kumenera abantu amabanga, ababwira ko imbere hariya bagiye guhura n'ibibazo, wa mwami wamwirukanye mu ijuru agiye kugaruka. Akababwira rero uburyo bamwitegura n'uburyo bazamurangiza, nabo bakabyumva. Kandi Imana ni umuremyi, abantu ni ibiremwa, na Satani ni ikiremwa, n'abadayimoni ni ibiremwa, nta n'umwe washobora umuremyi. Turaburira abantu rero bose kugira ngo babashe kuba bakwizera Yesu Kristo kandi bahungire kuri we, kuko ari ufite ubuzima bw'ibyaremwe byose mu biganza bye. Tugarutse rero ku ngingo ya gatandatu y'uyu munsi. Ingingo ya gatandatu ni ingingo ivuga ngo ubwami bw'imyaka igihumbi bwa Kristo, aribwo millennium. Dutangiza inyigisho twerekanye, twigisha tubwira abantu ko hari ibihe birindwi Imana yageneye isi. Ibyo bihe birindwi twarabibonye. Twabonye ko igihe cya mbere ni igihe cy'ubuziranenge, igihe cya kabiri ni igihe cy'umutimanama, igihe cya gatatu ni igihe cy'ubutegetsi bw'abantu, igihe cya kane ni igihe cy'amasezerano, igihe cya gatanu ni igihe cy'amategeko, igihe cya gatandatu ni igihe cy'ubuntu, igihe cya karindwi ni igihe cy'ubwami bw'imyaka igihumbi bwa Kristo, ndetse n'imperuka y'isi. Icyo nicyo gihe cya nyuma cya karindwi. Ibi rero twarabyise, twagiye tugaragaza buri gihe cyose ibyagiye bikiranga. Igihe cy'ubuziranenge ni ibiki byakiranze, icyo twarakibonye. Igihe cy'umutimanama ni ibiki byakiranze, icyo twarakibonye, tubona ko iyo periode yarangiye. Igihe cy'ubutegetsi bw'abantu ni ibiki byakiranze, twarabibonye mu gihe cya Nimurodi, igihe bubakaga umunara w'i Babeli. Igihe cy'amasezerano nacyo twarakibonye, tubona ko ari igihe Imana yahagurukije Aburahamu ikamuha amasezerano. Ayo masezerano amuhaye imubwiramo ibintu bigeze kuri birindwi. Icya karindwi isoza imubwira ko kandi muri we arimo amahanga yose yo mu isi azahererwa iki? Umugisha. Icyo gihe rero cyaranzwe n'amasezerano Imana yahaye Aburahamu, twaragisobanuye ibyagiye bikiranga. Icyo cyararangiye. Indi periode twasobanuye ni periode y'amategeko. Abisiraheli bahabwa iki?
amategeko, uburyo amategeko yatwaye Abisiraheli, imyaka byamaze, ibyo byose twarabibonye. Hanyuma tujya ku gihe cya gatandatu, ari cyo gihe cy'ubuntu. Icyo gihe cy'ubuntu twarakize cyane, tureba ko ari cyo gihe turimo uyu munsi duhagazemo, tugaragaza uburyo ari igihe cy'ubuntu. Yesu Imana yatugiriye ubuntu, itanga umwana wayo mu isi, aza gupfira ibyaha by'abari mu isi kugira ngo yongere yunge umuntu n'Imana. Noneho iki gihe turimo kuva Yesu avuye mu isi, iyi myaka 2020 ni igihe cy'ubuntu Imana yatanze kugira ngo buri muntu wese ubishaka ashobore kwinjira mu bwami bw'Imana. Iki gihe cy'ubuntu rero twabonye ko ari igihe ubutumwa buri kwamamazwa mu isi yose, kandi ko kizarangirana nuko ubutumwa buzaba bugeze ku mpera y'isi, nkuko tubisoma mu butumwa buza bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Ni Yesu wabyivugiye, aravuga ngo kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Rero iki gihe cy'ubuntu cyaranzwemo n'ibintu byinshi: ubutumwa bwiza, gutotezwa kw'itorero, kunanirwa kw'itorero mu gihe bita muyanaje, kuva mu kinyejana cya 4 kugeza mu 1517 ubwo Imana yahagurutsaga Martin Luther, yongera kuzana impinduramatwara mu itorero kugeza ubwo habayeho reforme de l'Église, habaho ububyutse, abantu bongeye guhaguruka. Iki gihe cy'ubuntu ibyo byarakiranze, none twongeye kwinjira noneho mu kindi gihe cyo kunanirwa kw'itorero, ari cyo gihe cy'itorero rya Laodikiya, itorero ry'akazuyazi dakonje kandi ntiribire. Ubukristo bugaragara nkaho ari ubukristo kandi butayoborwa n'umwami bwitirirwa. Icyo nicyo gihe turimo, ku buryo abantu bose bashaka kwitwa abakristo ariko ntibashaka kuyoborwa n'umwami wacu Yesu Kristo. Iki nicyo gihe turimo, ibyo ni birimo kuranga itorero. Ubu gihe ku isi yose, ku isi nta kintu umuntu yahinduraho, itorero ryose riri mu kazuyazi. Muri ako kazuyazi hagomba kubonekamo umuntu muzima. Iki gihe cy'ubuntu rero ibyo nabyo birimo birasohora mu itorero ryose ku isi yose. Ibindi bintu biri gusohora muri iki gihe cy'ubuntu ni izi ntambara zibera mu isi mu bihugu bitandukanye, haba ku mugabane wa Afurika, haba ku mugabane wa Aziya, Uburayi. Murabona naho intambara zimeze nabi, ntibyari biherutse, byaherukaga mu bihe bya kera, ariko murabona iyi ntambara iri hagati ya Ukraine ndetse n'Uburusiya, kandi ubundi zigiye gukwira, intambara zigiye gukwira mu bihugu by'Uburayi. Uburayi bwo bugiye guhura n'intambara ikomeye cyane, ndetse n'ahandi hose zagerayo, na za Amerika rega intambara zagerayo. Hanyuma iki gihe cy'ubu nanone cyongeye kurangwamo n'indwara z'ibyorezo. Murabona dushoje icyorezo cya coronavirus COVID-19, ubu hadutse icyorezo gikomeye cyitwa kanseri. Kanseri ubu nicyo kintu kirimo guhitana abantu benshi mu gihugu cy'Ubugande. Murabona Ebola yongeye yahagurutse, indwara zitandukanye ziza zigahitana abantu mu buryo bwinshi. Ubu hariho n'indwara zikomoka ku myuka mibi. Ibyo nibyo birimo gutambuka muri iki gihe cy'ubuntu. Hanyuma muri iki gihe cy'ubuntu nuko Bibiliya ivuga ko hazabaho abigisha b'ibinyoma. Iki gihe cy'ubuntu twagaragaje ibimenyetso Yesu yavuze bigeze kuri 7, nubwo yavuze byinshi twarabibatoranije turabibigisha. Ibimenyetso 7 yavuze, aravuga ngo nimubibona mukabibona muzararame. Ubwo yabwiraga bitorero abakristo, kuko ubwo butumwa bureba abakristo, ntabwo bureba abatari abakristo. Yaravuze ngo rero ibyo nuko ibyo byose nimubibona muzararame mwubure imitwe yanyu, kuko gucungurwa kwanyu kuzaba kwenda gusohora. Ibyo bimenyetso 7 rero bikomeye twabatoranirije, twarabibigishije kuri AYALONI. Iki kiganiro kiriho aho Yesu yavuze iby'abigisha b'ibinyoma n'abahanuzi b'ibinyoma. Twerekanya abigisha b'ibinyoma bariho muri iki gihe benshi bigisha inyigisho zitandukanye, n'abahanuzi b'ibinyoma harimo n'abajya gutera imbaraga ikuzimu, bakora na antikristo. Hanyuma ikimenyetso cya 2, Yesu avuga yuko tuzumva iby'intambara nimuhaza intambara. Ibyo byo nibyo bicicikana ku isi. Intambara turimo turazumva hirya no hino muri Afurika no mu bindi bihugu bya Aziya ndetse n'Uburayi.
ariko noneho n'impuha nazo ni nyinshi zivuga intambara zikabiriza. Murebe kuri YouTube, kuri social media haratambukaho ibihuha byinshi byo gushyushya iyo ntambara cyangwa byo gushyushya intambara, nyamara izo ntambara bakanabaziha nta nubwo zifite. Izo ni impuha z'intambara. Ikimenyetso cya gatatu Yesu yavuze nuko yavuze ko hazabaho inzara. Inzara yo murabibona n'ubu yuzuye ku isi. Inzara yo ni nyinshi rwose. Ubu tugiye kwinjira ku nzara iriho. Murebe ibyo kurya byarazamutse, ibintu byose biri hejuru, nta kintu na kimwe kidahenze. Ubuzima bw'abantu maze kwifunga. Kurya ni ikibazo. Amafaranga umuntu akoreye arayakorera ahita yatanga, aguramo ibyo kurya agahita amushirana, kuko ibiryo byarazamutse, byarahenze. Umuceri, akawunga, ibirayi, ibyo ni bimwe mu biryo by'ibanze abantu bakunda kurya mu rugo, akawunga n'umuceri n'ibirayi ndetse n'igitoki. Ariko ibiryo kurya byose byazamutse. Mureba akaboga, inyama kuntu yazamutse. Inyama zarazamutse, ngira ngo ikiro cy'inyama kigeze ku 5,000 by'amanyarwanda, kandi ndibwira ko idolari ry'Amerika rishobora kuba riri kuvunja ku 1,050 niba atari 160. Murumva ko rero ikiro cy'inyama cyenda kugura amadolari 5, nako twabyita amadolari 5. Murumva uburyo ibintu byamaze kugenda bizamuka cyane. Izo ni inyama z'inka, hari n'iz'inkoko, hari n'izindi, byose birazamutse. Mbega ibyo kurya birahenze ku rwego tutabona uko tuvuga. Ibyo ni ibintu Yesu yavuze mu bimenyetso bizaranga kugaruka kwe mu gihe cya gatandatu cy'ubuntu, ko bizaba biri gusohoramo, ari gukangura abizera kugira ngo abizera bazarusheho gukanguka nibabona ibyo bibaye, kandi barangiza bihutisha ubutumwa vana vuba, barangurure babwira abantu bose batarizera bari mu byaha n'abarangajwe n'isi, ndetse babwira n'abanyapolitike n'abandi, bababwira ko Yesu agiye kugaruka bitewe n'uko bo bamaze kumenya message Yesu yababwiye ko ubuhanuzi yabahaye buri gusohorana umuvuduko. Rero ikimenyetso cya gatatu kizanaka kugaruka kwa Yesu mu gihe cy'ubuntu, twabonye ko ari ikintu cyitwa inzara. Inzara rero yuzuye mu isi. Icya kane nuko yavuze ko hazabaho ikintu cyitwa igishyitsi, imitingito. Imitingito yo rwose no mu Rwanda murabizi mu isi yashize uko byagenze, n'uburyo hariya igoma ikirunga cya Nyiragongo cyarutse abari Rubavu, murabizi uko byagenze. Turanabihanganisha basenyewe amazu agasenyuka, murabizi imihanda kuntu yasenyutse, abantu barimuka. Saho si icyo gihe cyonyine, n'igihe higeze kuba mutingito ni Rusizi naho amazu arasenyuka, abantu bamwe amazu abagwaho. Imitingito igenda hino ku isi irahari, ariko Yesu yaravuze ngo ni hamwe na hamwe. Aravuga ngo ni mu byumva hamwe na hamwe, inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe, muzamenye ko ngiye kugaruka. Ntabwo bizabira hose ku isi cyarimwe, ni hamwe na hamwe. Hanyuma ikimenyetso cya gatanu twabonye ko Yesu yavuze ku birebana n'indwara z'ibyorezo, ibyorezo by'indwara. Ibyorezo by'indwara rero murabizi nibyo biriho. Indwara zo ni nyinshi. Ari iki cyorezo cyazanywe n'aba bagome cyitwa coronavirus, bitewe n'inyungu bafite no gushaka kwica abantu ngo babamare, kugira ngo bategure rwa rukingo ruzica abantu. N'ubu abantu ntibarabyumva, kandi twashaka kubwira abantu ko ibi byatangiye gusohora, abantu batangiye gupfa bazira rwa rukingo, ariko ntabyo bazi, kandi barimo barazira. Kanseri nicyo kintu cya mbere cyagize imbaraga kurenza ikindi gihe cyose. Namwe murebe ukuntu kanseri yatangiye kwica abantu kurenza ikindi cyose. Umuntu wese uri gupfa ngo ni kanseri, upfuye wese ngo ni kanseri, upfuye wese ngo niyo mwibere, upfuye ngo niyo ngo ni prostate, upfuye wese ngo niyo mu gifu, upfuye ngo niyo umwijima. Kuki umuntu atibaza? Ni ukuvuga ngo izi ni za ngaruka za rwa rukingo, za nkingo bamaze iminsi mu minsi ishize bateye abantu. Ni ukuvuga ngo ziriya nkingo zagenda zituma, ngira ngo turanabizi ko zatumye abasirikare mu mubiri w'umuntu bagenda bacika intege. Abasiyantifike bagiye babigaragaza, harimo abaganga b'inzobere, uburyo abasirikare bagenda bacika intege bitewe n'ubumara buri muri iriya miti batera abantu. Niyo mpamvu ubona kanseri ibaye icyorezo, iri kwica abantu cyane kurenza ikindi gihe cyose twari tuzi. Kandi ntabwo biraba, kuko abantu bagiye gupfa ari benshi rwose, bagiye gupfa ari benshi. Miliyari 3 biyemeje, Bill Gates nawe ubwe yavuze nuko zigomba gupfa byanga byakunda, kandi bikazagera nyine muri 2050 zimaze gupfa. Miliyari zingahe? 3. Kanseri, za diabete n'ibindi birwara birimo biraza, ntabwo umubiri uzabasha kuresista. Indwara izawinjirana
ntabwo uzabasha kwihanganira indwara izawinjirana, kuko abasirikare baciwe intege. Izo ni indwara z'ibyorezo turi kubona mu gihe cy'ubuntu, aricyo gihe cya gatandatu. Hanyuma Yesu yongera kuvuga ikimenyetso cya gatandatu, ko urukundo rwa benshi ruzakonja, ubugome bukagwira. Matayo 24 kuva ku murongo wa 9 kugeza ku murongo wa 12. Yaravuze ngo kuko urukundo ruzakonja, ubugome bukagwira. Urukundo rwamaze gukonja mu bantu, kandi urukundo turuvuga buri wese ajya byumva muri ubu buryo bubiri. Ni ukuvuga ngo gukonja kuri urukundo ni hagati y'umuntu n'Imana, no hagati y'umuntu na mugenzi we. Ibi rero tubirebye tubona ari byo bimaze gusohora. Ubu rukundo hagati y'umuntu n'undi, mu miryango, mu mafamiye, rumaze kurangira. Ubu buri wese ni nyamwigendaho. Urukundo rumaze gushira. Usasanga abana badakunda ba nyina badakunda abana, base badakunda abana badakunda base, ba nyirasenge baroga abana babo, abana birirwa bahunga ba nyirasenge, ba nyirakuru. Nuko urukundo mu miryango byararangiye. Urukundo mu muryango wa Gikristo ntarwo. Buri wese nuko rwavuga undi, buri wese arishakira ukuntu abaho. Ibyo byose biri gusohora muri iki gihe cya gatandatu, ari cyo gihe cy'ubuntu. Kandi Yesu n'ibimenyetso yagaragaje avuga ngo nimubibona muzamenye ko icyo gihe cya gatandatu kigiye kurangira, ahubwo agiye kuza igihe cya karindwi, ari cyo gihe cy'ubwami bwanjye bw'imyaka 1000. Mwibuke, turabibutsa, tujye tubibutse ko dutangiye kwiga icyigisho kirebana n'ingoma y'imyaka 1000. Ubwo ni igihe cya karindwi, ari cyo gihe cy'ubwami bwa Kristo. Ingoma y'imyaka 1000 igasozwa n'imperuka y'isi, kuko hari imperuka ku itorero, hakaba n'imperuka ku isi. Imperuka ku itorero twabonye ko ni Yesu azagaruka agahagarara ku bicu, agahamagara abapfuye bamwizera n'abazaba bakiriho bagahindurwa bakamusanganira. Iyo ni imperuka ku itorero. Ariko ntabwo bizaba bivuze ngo imperuka y'isi irabaye. Imperuka y'isi izaba ryari? Imperuka y'isi izaba nyuma y'ingoma y'ubwami bwa Kristo bw'imyaka 1000. So ni ukuvuga ngo rero iki gihe cya gatandatu harimo ikimenyetso cya gatandatu Yesu yagaragaje, yuko urukundo rw'abantu ruzakonja, ubugome bukagwira. Ikimenyetso cya karindwi twarakize, ari Pawulo yarabivuze, ari Yesu yarabivuze. Yavuze ko abantu bazamwimura bakimika ibindi. Abari bimitse umwami mu mitima yabo bakamwimuza ibindi bintu bimitse, bafitiye inyota n'irari, bakaburira Imana umwanya, bakihimbira uburyo bwo kubaho ubuzima bwabo bicira inzira, kandi ari ubuzima bushobora gutuma biyanduza cyangwa bari gucumuramo, kugira ngo babeho batere imbere nk'uko abisi bari gutera imbere ku muvuduko munini. Noneho ibyo bigatuma Imana yimuka muri bo, wa mwami akimuka. Niyo mpamvu Bibiliya yavuze ngo bazamwimura. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abatesalonike rwa 2 ibice 2 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 3, aho yavuze ngo turabinginga bene data kubwo kuzaza k'umwami wacu Yesu Kristo no kuzamutanizwa kwacu, kugira ngo mutanamuka vuba mukava mu bwenge, namwe bitewe n'umwuka cyangwa n'ijambo cyangwa n'urwandiko rukiye ko ruvuye kuri twe, bihamye ko umunsi umwami wacu umaze gusohora. Ntihakagire umuntu uboshye uburyo bwose, uko uwo munsi utazaza kurya kwimura Imana kutarabanje kubaho. Urumva ko rero umunsi wo kuza kwa Yesu aje gutwara itorero, ngo hagomba kuba ikintu cyitwa kwimura. Noneho iki kintu ubushize twababwiye ko kizuzura neza mu gitoro ryavuye mu isi, no Antikristo yaje bari gukora ibigaragaza ko bimuye umwami ko katari kumwe nabo. So no kuvuga ngo rero kimwe mu bimenyetso bikomeye cya karindwi Yesu yavuze kizaranga ko igihe cy'ubuntu kirangiye, ari cyo gihe cya gatandatu, nuko abantu bazimura. Murabizi ko ubutumwa bwamaze kugera ku mpera y'isi. Ngira ngo iyo tugiye mu mateka ibi nabyo twarabyize, twabonye ko ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo cyangwa ubwami bw'Imana bwamaze kugera hafi ku migabane yose y'isi. Reka mvuge ni ku migabane yose y'isi bwagezeho, ahubwo wenda ibihugu byose bya buri mugabane nibyo butari bwageramo. Ariko umugabane wa Aziya niho ubutumwa bwahereye hariya mu burasirazuba bwo hagati muri Isiraheli, bwikubita muri Aziya ntoya, hariya muri Turukiya, mu Burayi bw'uburasirazuba, buragenda bukwira Aziya yose. Pawulo yahavuze ubutumwa, Filipo yahavuze ubutumwa, bagiye bazenguruka ari ahantu bavuga ubutumwa, n'abandi na ba Petero hari aho bageze bakajya bagaruka. Ubwo n'ubutumwa
bwakwiye Aziya yose, mu Buhinde bagezeyo, mu Bushinwa ubutumwa bwagezeyo, n'ahandi n'ahandi. Mu Burayi naho tubonye ko bwagezeyo, ubutumwa bwagezeho muri Burayi bwose bwakwiriyemo ubutumwa bwiza. Muri Amerika ubutumwa bwagezeho mu 1700, aho ngaho nibwo ubutumwa bwatangiye kwinjira muri Amerika. Mu kinyejana cya 17 aho ngaho kiri kugenda kizamuka mu myaka ibanza aho ngaho. Noneho ubutumwa bwageze ku mugabane wa Australia, ubutumwa bwageze no ku mugabane wa Afrika. Murabizi ko intumwa zageze muri Afrika y'Amajyaruguru, hariya za Algeria, za Libya, za Djibouti, hariya hose ubutumwa muri turadugu twose two muri Afrika y'Amajyaruguru ubutumwa bwagezeyo. Urumva ko Afrika nayo igeze mu butumwa, iranambuka biraza na hano mu karere kacu k'ibiyaga bigari muri East Africa hose ubutumwa burahagera. Rero ubutumwa bwiza bwamaze kugira kuri buri mugabane. Ahantu butaragera ni uduhugu dukeya tugiye turi kuri buri mugabane. Icyo twashaka kuvuga rero nuko Pawulo yagaragaje ko abo bose bagiye bimika umwami kubw'ubutumwa bwiza bwahageze bazageraho bakamwimura, bamwimura kubera iki? Bitewe n'irari ry'ibindi bintu. Noneho rero reka twinjire noneho dutangire kwiga kubirebana n'ingoma y'imyaka 1000, ari cyo gihe cya 7 cy'ubwami bw'imyaka 1000 millennium, kandi uzasozwa n'imperuka y'isi. Reka dusome mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana igice cya 20 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 6, ahandi tuzasoma nyuma. Aho ngaho muri Bibiliya niho honyine dusangamo iby'ingoma y'imyaka 1000 ya Kristo, nta handi muri bizabisanga. No kuvuga ngo nushaka kumenya iby'ubwami bw'imyaka 1000 bwa Kristo ni mu byahishuje cya 20 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 15. Reka dusome rero twebwe duhere ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 6, aha tuzagenda tuvuga nyuma. Haravuze ngo, mbona marayika amanuka ava mw'Ijuru afite urufunguzo rufungura ikuzimu, afite no munyururu munini mu ntoki ze. Afata cya kiyoka ari cyo nzoka ya kera yo mwanzi na Satani, akibohera kugira ngo kimare imyaka 1000. Akijugunya ikuzimu arahashinga, ashyiraho n'ikimenyetso gifatanya kugira ngo kitongera kuyobya amahanga kugeza aho iyo myaka 1000 izashira. Icyakora nishira gikwiriye kubohorwa kugira ngo kimare igihe gito. Mbona intebe z'ubwami, mbona bazicaraho bahabwa ubucamanza, kandi mbona imyuka y'abacu bihanga bahora guhamya kwa Yesu n'ijambo ry'Imana, aribo bataramije inyamaswa cyangwa igishushanyo cyayo, kandi batashyizwe ikimenyetso cyayo, barazuka bimana Kristo imyaka 1000. Uwo ni wo muzuko wa mbere, abapfuye basigaye ntibazuka imyaka 1000 itarashira. Ufite umugabane ku kuzuka kwa mbere arahirwa kandi n'uwera. Urupfu rwa kabiri ntirubasha kugira icyo rutwara abameze batyo, ahubwo bazaba batambye Imana na Kristo, kandi bazimana nayo iyo myaka 1000. Iyi ngoma y'imyaka 1000 cyangwa se iki gihe cya 7 cy'ubwami bw'imyaka 1000 nicyo tugiye kuganiraho. Nyuma y'intambara ya Harimagedoni, Yesu amaze kurwana ya ntambara ngo twabonye izaba yahuriwemo igisirikare cyose cyo mu isi, abaperezida bose bazaba bakurikiye ingabo zabo, abajenerali bari kumwe nabo, Antikristo ari we muyobozi ubagaragiye kuri ya ntambara izabera mu kibaya cy'Imegido. Uko twabonye Yesu azarwana iriya ntambara, twabonye ko azategeka urubura, azategekesha inkota ivuye mu kanwa ke. Turabizi ko inkota iva mu kanwa ka Yesu ni ijambo ry'Imana, kuko umwanditsi w'Abaheburayo igice cya 4 umurongo wa 12 n'uwa 13 yaravuze ngo kuko ijambo ry'Imana ari rizima kandi rikagira ubugi buruta bw'inkota zose, rigahinguranya kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka, rikagabanya ingingo n'umusokoro, rikabangukira kugenzura iby'umutima wibwira ukagambirira. Kuko bw'iyo mpamvu nta cyaremwe kitagaragara imbere yayo, ahubwo byose bitwikurwa nk'ibyambaye ubusa mu maso y'izatubaza ibyo twakoze. Byahishuwe igice cya 1 umurongo wa 14 kugeza ku murongo wa 16. Aho naho tubona ko Bibiliya igaragaza aho yavuze ko Yesu ijambo rye ari inkota ityaye iva mu kanwa ke. So nukuvuga ngo rero
Yesu azategekesha inkota iva mu kanwa ke, ategeka urubura rumanuke ruhondagure bari abantu. Twabonye ko atari ubwa mbere Imana izaba irwanya urugamba ikoresheje urubura itabara ishyanga rya Isiraheli, kuko amahanga yose azaba ari kurwanya Isiraheli, Antikristo ariko yabategetse. Twabonye ko hambere Imana yakoresheje urubura itabara ishyanga ry'Abisiraheli ni muri Egiputa, kandi urwo rubura rwari umuriro, ntabwo rwari urubura rusanzwe. Hanyuma twongeye kubona none aho Imana yatabaye Abisiraheli none ikoresheje urubura ubwo baterwaga n'abami b'Abamori 5, Yosuwa akarwana nabo, Abamori bakirukanka, ngo Imana ikamanura urubura rukagenda rubahondagura kugeza ubwo rubatsinda ku mazi y'Imegito. Rero harano ubwa gatatu Imana izongeye gukoresha urubura itabara ishyanga ry'Abisiraheli. Si igitangaza rero ko Imana ikoresha urubura mu gutabara Abisiraheli. Ikitonderwa aha, ibi byose bizaba biri mu kubera hariya. Twabonye ko Yesu hari ikintu azakora, nuko azabanza afate Antikristo ariwo muhanuzi w'ibinyoma, afate inyamaswa ariwo muryango w'abibumbye, ngo abifate narangiza bijugunye mu nyanja y'umuriro. Byashiwe 19 umurongo wa 20, umurongo wa 19 n'umurongo wa 20 hari amagambo avuga ngo nuko mbona ya nyamaswa n'abami bo mw'isi n'ingabo zabo bakuraniye kurwanya uhetswe n'aya farashi n'ingabo ze. Iyo nyamaswa ifatwa mpiri na wa muhanuzi w'ibinyoma wakoraga ibimenyetso imbere yayo, akabiyobesha bashyizweho ikimenyetso cya nyamaswa n'abarami igishushanyo cyayo, nawe afatanwa nayo, bombi bajugunywa mu nyanja y'umuriro n'amazuku ari bazima. Mbere yuko Yesu yica ziriya ngabo azicishije urubura, ngo ikintu cya mbere azabanza gukora ni ugufata inyamaswa, umuhanuzi w'ibinyoma, akabajugunya mu nyanja y'umuriro n'amazuku ari bazima. Noneho umurongo wa 21 w'icyo gice cya 19 haravuga ngo abasigaye bicishwa inkota ivuye mu kanwa kwetswe n'aya farashi, ibisiga byose bihaga intumbi zabo. Abasigaye ni abantu, abasigaye nicyo gisirikare kizaba kiri kurwanya Isiraheli. Hanyuma rero Bibiliya yavuze ngo bicishwa inkota ivuye mu kanwa kwetswe n'aya farashi. Uwo nguwo uhetswe n'aya farashi ninde? Twabonye ko ari Yesu. Noneho inkota ni ijambo rye. Azategeka urubura nko twabibonye mu byahishuwe igice cya 16 umurongo wa 21, cyangwa se kuva ku murongo wa 20 na 21, uburyo urubura ruzamanuka rukica abantu rubicira Harimagedoni. Nyuma y'uko rero ibyo birangiye, twabonye ko abantu bose bamaze kwicwa n'urubura, hari ibisiga, cyangwa se Yesu azashyingura abo bantu mu nda z'ibisiga, kuko twabonye aho marayika ahagarara mu zuba. Ibyahishuwe igice cya 19 umurongo wa 17 batubwira ko marayika azahagarara mu zuba akarangurura ijwi, akabwira ibisiga byose bigurukira mu kirere ati nimuze muteranire kurya ibyo kurya byinshi Imana ibagaburira, murya intumbi z'abami n'iz'abatware b'ingabo n'iz'amafarashi n'iz'abantu bose ab'umudendezo n'ab'imbataboreje n'abakomeye. None ibisiga bikaza ngo bigahaga intumbi zabo. Nyuma y'ibyo rero ikizakurikiraho ni iki dusomye Yohana Yesu abona avuye kuri kigice 19, yase ajya ku cya 20, abonye iby'intambara birangiye, ahita avuga ngo mbona marayika amanuka ava mu ijuru, afite urufunguzo rufungura ikuzimu, afite n'umunyururu munini mu ntoki ze, afata cya kiyoka ari cyo nzoka ya kera ariyo mwanzi na Satani, akibohera kugira ngo kimare imyaka 1000, akijugunya ikuzimu arakinga, ashyiraho n'ikimenyetso gifatanya kugira ngo kitongera kuyobya amahanga kugeza aho myaka 1000 izashirira. Icyakora nishira ngo gikwiriye kubohorwa. Ni kuvuga ngo hano batubwiye ko nyuma y'intambara Yesu azahita afata Satani, nyuma yo kumufata ngo amubohere kugira ngo amare imyaka 1000 amujugunye ikuzimu ahakinge. Ariko iyo myaka 1000 ngo nishira azabohorwa. Ibyo tuzabireba impamvu azabohorwa. So ni kuvuga ngo rero muri iyi ngoma y'ubwambi bwa Kristo y'imyaka 1000 turashaka kureba bimwe mu bibazo bigeze kuri 7 abantu bajya bibaza. Hari abagiye batubaza, ariko twagiye tunabikura mu bandi bantu tubyumva babyibazaho, ariko akaba n'abandi bagiye batwandikira batubaza ibibazo 7 abantu bafite birebana n'ingoma y'imyaka 1000. Icyambere, ingoma y'imyaka 1000 cyangwa ubwami bw'imyaka 1000 buzabera hehe? Buzabera mw'Ijuru cyangwa buzabera mw'isi? Icya kabiri, mu ngoma y'imyaka 1000 Satani azaba ariho cyangwa ntazaba ariho? Icya gatatu, mu ngoma y'imyaka 1000 abanyabyaha bazaba ariho cyangwa bazaba batakiriho? Icya kane, mu ngoma y'imyaka 1000 ese abantu bazaba bakirya cyangwa ntibazaba bakirya? Icya gatanu, barabajije ngo ese mu ngoma y'imyaka 1000 abantu bazajya kwa
akaba nawe utuma undi, turavuga kujya kwisayidira. Icya gatandatu, ese mu ngoma y'imyaka igihumbi abantu bazaba babyara cyangwa ntibazaba babyara? Icya nyuma, mu ngoma y'imyaka igihumbi ni bande bazatwara ubwo bwami, ni bande bazatwarwa muri ubwo bwami? Ibi nibyo bibazo bigeze kuri 7 abantu bahora bibaza buri munsi. Nibyo rero dushaka gusubiza kuri ubu bwami bw'imyaka igihumbi, twifashishije amagambo dusomye mu byahishuriwe Yohana igice cya 20 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 6 no tugarukirije, nubwo nande tuzahavuka. Turahera ku kibazo cya mbere abantu bibajije, ese mu ngoma y'imyaka igihumbi Satani azaba ariho cyangwa ntazaba ariho? Ese urupfu ruzaba rukiriho cyangwa ntuzaba rukiriho? Ese ubundi urupfu rwazanywe n'iki? Iyo dusomye mu gitabo kuri nahishwe haravuga ngo ubu bwami bw'imyaka igihumbi benshi babuvuga mu buryo butandukanye. Bamwe bavuga ko ubwami bw'imyaka igihumbi tuburimo, bakabivuga bashingiye ku kuza kwa Mesiya n'uburyo ubutumwa bwiza bwigarura isi yose. Bakavuga ko ibyo ari byo byaboshye Satani bigatuma abantu binjira mu bwami bw'Imana. Abandi bakabiri bavuga ko tudakwiriye kongera gutegereza ubwami bugaragara bwa Yesu, ngahubwo ubwami bwe bwagaragariye mu buryo bw'umwuka. Abangatatu bavuga ko Yesu Kristo agomba kuza kwima ubwami bwe bw'imyaka igihumbi, kandi ubwo bwami bukazatangira amaze kuvanaho ibidatunganye byose biri mu isi, kandi bakongeraho ko umuti w'ibibazo isi ifite ubu ari ukwima ingoma kwa Mesiya muri iyi si. Kandi koko nyine ni ukuvuga ngo ibibazo ifite isi yose ifite kugira ngo bizarangire no kwima ingoma kwa Kristo. Ariko reka twe kubitindaho, gusa icyo tubona ni uko ibyo byose ubihuje hamwe biruzuzanya bigahuza neza n'icyo Bibiliya ivuga. Ni ukuvuga ngo aba bantu batatu cyangwa se bafite imyumvire y'uburyo butatu cyangwa se imyizere y'uburyo butatu ni ba bantu duhora tubabwira, bamwe bitwa ngo ni aba apremilenariste n'aba amilenariste n'aba postmilenariste. Nibo bafite imyumvire y'uburyo butatu. Iyi myumvire y'uburyo butatu rero, nibutse ko hari n'umuntu watubajije ngo se aba amilenariste ni bantu kibo ni bandi? Ibyo tuzabikora ikiganiro, ariko iki kiganiro no kuri AYALONI kiriho rwose, sina kimwe biriho byinshi ku buryo yabijya akabibona, tuzamusubiza. Ariko reka dukomeze twumve, iyo ni imyumvire y'aba bantu bangahe? Batatu. Turaherera ku cyambere, ikibazo cya mbere kibaza ngo ese mu bwami mu ngoma y'imyaka igihumbi, iki gihe cya 7 cy'ubwami bwa Kristo bw'imyaka igihumbi kizabera hehe? Kizabera mu isi cyangwa kizabera mu ijuru? Ubu bwami buzaba buri mu isi cyane mu ijuru? Aba postmilenariste aribo bafite imyizerere cyane ishingiye ku isezerano rya kera mu mategeko ya Mose, cyane nk'abadivantiste, nibo bavuga yuko ubu bwami bw'imyaka igihumbi bwa Kristo buzasohorezwa mu ijuru, kuko bavuga ko Yesu nagaruka ubwiza bwe buzamurikira abari mu isi yose, hanyuma uwo mucyo we ugatuma abanyabyaha bikubita hasi bakagwa igihumura bakamera nk'abapfuye cyangwa bagapfa ntibongere kuba bazima, hanyuma itorero Yesu akaritwara, isi igasigara ari umwijima, Satani ayirimo ariko nta n'umwe ayobya. Noneho Yesu akajya kwimana n'itorero rye mu ijuru, ingoma y'imyaka igihumbi. Abo niko bavuga. Ariko noneho Bibiliya ivuze iki kuri icyo kintu? Umva kuntu hatubwiye iki. Mbega turifuza ko buri wese azayumva neza Bibiliya kwivuga, atari iby'abantu bigishijwe n'imyumvire y'amadini, ahubwo Bibiliya ivuga iki? Bibiliya iratubwiye mu byahishuriwe 20:1 ngo mbona marayika amanuka ava mu ijuru, afite umunyururu munini mu ntoki ze, afite n'urufunguzo rufungura ikuzimu, afata cya kiyoka ari cya nzoka ya kera, akibohera kugira ngo kimare imyaka igihumbi, akijugunya ikuzimu arahakinga, ashyiraho n'ikimenyetso gifatanye kugira ngo kitongera kuyobya amahanga yose kugeza aho iyo myaka igihumbi izashirira. Icyakora nishira gikwiriye kubohorwa. Umurongo wa 4 Yohana aravuga ngo mbona intebe z'ubwami, mbona bazicaraho. Abo ni bande? Ni itorero nyuma ya ntambara ya Magedoni. Mbona intebe z'ubwami, mbona bazicaraho bahabwa ubucamanza, ngo kandi mbona imyuka y'abaciwe ibihanga
babahora guhamya kwa Yesu n'ijambo ry'Imana, ari bo bataramije ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo kandi batashyizweho ikimenyetso cyayo, barazuka bimana na Kristo imyaka 1000. Uwo ni wo muzuko wa mbere. Abapfuye basigaye nibazuka iyo myaka 1000 itarashira. Ufite umugabane wo kuzuka kwa mbere arahirwa kandi n'uwera. Urupfu rwa kabiri ntirubasha kugira icyo rutwara bameze bari, ahubwo bazaba batambye Imana Kristo kandi bazimana nayo iyo myaka 1000. Iyi myaka 1000 tubonye ko Yesu azaba agarutse aboshye Satani. Mu kumuboha ngo ni ukugira ngo atongera kuyobya amahanga, bivuye ngo ayo mahanga azaba ahari ntahazajya, nta nubwo abantu bazapfa, abantu bo bazaba bahari. Ko twabonye ko abo Yesu azarwana nabo n'ingabo zaba zagiye gutera Isiraheli, ariko abaturage b'isi bo bazaba bahari, amahanga yose azaba ahari. Igituma Satani aboshywe ngo ni ukugira ngo atongera kuyobya amahanga nyuma yo kubohwa kwa Satani, akajugunywa ikuzimu hagakingwa mu gihe kingana n'imyaka 1000. Ngo ni ukugira ngo atongera kuyobya ayo mahanga. Hanyuma muri icyo gihe niko kwima ingoma k'ubwami bwa Kristo mu isi. Ni ukuvuga ngo ubu bwami bw'imyaka 1000 buzasohorezwa mu isi, ntabwo buzasohorezwa mu ijuru, kugira ngo itorero rya Kristo ritwara ayo mahanga adafite umwuka wa Satani wo kubashuka cyangwa kubayobya. Niyo mpamvu Yohana ku murongo wa 4 ahise avuga ngo mbona intebe z'ubwami, mbona bazicaraho bahabwa ubucamanza. Ni muri ubwo bwami nyine hano muri iyi si. Aha niho abatemwe de Jehova bakunda kugira bakerekana ko isi izahinduka paradizo, ariko bo nanone imyumvire yabo y'ubuyobe mushingiye ku watangije iryo dini ari we Ruseri. Murabizi ko fondasiyo y'inyigisho z'abatemwe de Jehova, fondasiyo ni aka kantu kitwa ngo isi nshya. Isi nshya rero buberekana ko uko isi uko mubona irushaho kugenda igira iterambere, ikubakwa, abantu bayituye bakubaka amazu meza, ama etaje, hakaba ari ibikorwa remezo bigenda biza mu isi, sibyo? Uko nyine abantu bari gutaka isi bayubaka, iterambere rya tekinoloji, indege ziguruka mu kirere bigendera hasi n'iki byose. Mbega ngo ibi byose niko isi iri kugenda ihinduka paradizo, igenda ihinduka nshya. Ngo ni abantu bazagenda bayihindura nshya kugeza ubwo ihindutse paradizo. Niyo mpamvu akenshi bo uko babona yubakwa ntabwo bababazwa n'iri terambere ririmo gutuma abantu bimura umwami, ahubwo banezezwa n'iterambere ririmo riraza ngo isi yacu iri kugenda ibashya. Bakavuga ko rero abantu bazagera mu ijuru ari 144 dusanga mu byahishuwe igice cya 7, wenda duhere ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 9. Ariko mu byahishuwe aho bavuga ubuhanuzi bavugwa butandukanye bo n'ibyo bavuga. Ubwo rero bo bavuga ko ari ibyo 144 bizagera mu ijuru. Hanyuma abandi bose uko isi igenda yubakwa itunganywa n'abayituye n'iri terambere riza, ngo ni kuri kugenda ihinduka nshya kugeza ubwo tuzashiduka twisanze muri ubwo bwami bushya. Mbega isi yabaye nshya, Yesu akaza asanga imaze gusa neza, agahita aturanamo n'itorero rye. Buriya abatemwe de Jehova bafite akantu k'uburyarya n'inyigisho zicengera, ariko badashaka ko zamamara mu bantu. Niyo mpamvu mubona bakwisangira mu rugo, ntabwo bakunda kwigaragaza kuri social media, mu gihe abandi bose mu yandi madini bigaragaza muri social media. Nta mutemwe de Jehova ushobora gutumira ngo aze yigishe kuri radio, kuri televiziyo, cyangwa yigishe hariya ku karubanda. Ni mu rugo akagusanga yakagucengeza ayo matwara ye. Nta mutemwe de Jehova wabona yagiye mu maka ku karubanda cyangwa kuri televiziyo, kuri radio. Tujya tuvugana nabo nk'anabatumira, tujye tubatumira ngo baza bati twebwe ntago twebwe umuhamagaro wacu ari uwo nguwo. Bagashaka ko mugira ni maka ahantu hishe, ariko bavuga ati se waje ukaza gusobanurira abantu kuri tere, abantu bakumva ko ari mwe muri mu murongo cyangwa se mwayobye. Ati oya, twebwe turi mu murongo ariko ntago ibyo tubigenderamo. So nukuvuga ngo rero bo nuko bafata isi nshya, ariko twebwe turi kuvuga noneho isi nshya yo mu ngoma y'ubwami bwa Kristo bw'imyaka ingahe? 1000.
naho ngaho isi izahinduka paradizo muri ubwo bwami bw'imyaka igihumbi. Satani icyambere tubonye ko azaba adahari muri bya bibazo abantu baba bibaza, ese Satani azaba ari hehe? Icyo ni ikibazo cya kabiri. Ku icyambere twabajijwe ngo ese ubwami bw'imyaka igihumbi buzabera he? Ni mw'Ijuru cyangwa ni mw'isi? Bibiri igaragaza ko ari mw'isi. Turaje turabereka na bimwe mu bibiranga ko koko buzaba buri hano mw'isi. Yesaya yarabihanuye, Yeremiya yarabihanura, mbega abahanuzi bajya bahanura ubwami. Noneho ikibazo cya kabiri ni kibaza ngo ese Satani azaba hari cyangwa ntazaba hari? Oya, twamaze kubona ko Satani azaba aboshywe mbere y'uko ubwami butangira. Kristo y'Imana n'itorero rye nuko azaboha Satani, akamuboha, akamujugunya ikuzimu, agashyiraho n'ikimenyetso gifatanye kugira ngo kitongera kuyobya ayo mahanga. Icyo kimenyetso gifatanye nuko abantu bose bazamenya ko Satani yari mubi kandi n'ibyo abashukagamo atari byo. Ikindi kibazo cya gatatu abantu bakunda kwibaza ni ikibazo kibaza ngo none se abanyabyaha bazaba bariho cyangwa buzaba ari ubwami bw'itorero rya Kristo nta munyabyaha uzaba ukiriho? Abanyabyaha bazaba bahari. Ngira ngo abantu twatangiranye twigana iki gitabo kuri nahishwe mu nyigisho za mbere twatangiriyeho turi kuvuga kuzamurwa kw'itorero, twabonye ko hari amagambo Bibiri igaragaza Yesu azavuga ubwo azaba agarutse ahagaze ku bicu hamagaye itorero, aho azavuga ngo birarangiye birarangiye birarangiye. Hari amagambo rero ageze kuri ane twabonye mu byahishuwe igice cya 22 umurongo wa 10 na 11, ariko reka mvuga 11, aho Yesu azavuga ngo ukiranirwa agumya kiranirwe, uwanduye mu mutima agumya yandure mu mutima, umukiranutsi agumya kiranuke, nuwera agumye yere. Pointre uko nyine niko bizagenda Yesu nagaruka. Umuntu wanduye mu mutima n'uwakiraniwe nuko bazaguma. Itorero riri mu kirere rikorerwa bya bindi twabonye mu isi, ubwo abahasigaye bari bakiraniwe banduye mu mitima nuko bazaguma. Hanyuma abera ari bo torero ari nabo bakiranutse nabo nuko bazaguma. Nuvuga ngo kugaruka kwa Yesu bwa kabiri azanye n'itorero rye rero aje kurwana intambara Magedone kw'imingoma y'imyaka igihumbi, azasanga abo bantu bakimeze uko nguko, banduye mu mutima bakiraniwe mu mitima. Ariko kubera ko azataboha Satani akamujugunya ikuzimu agakinga kugira ngo atongera kuyobya ayo mahanga, uko gukiranirwa kwabo no kwandura kwabo bazakugumana, ariko nta kundi bazongera kugira, nta bindi bazakora, kuko uwabashukaga uwabakoreshaga ibyo azaba yaboshywe, ntago azongera kubayobya. Rero imitima yabo nuko izaba imeze muri ubwo bwami bw'imyaka igihumbi. Rero abanyabyaha bazaba bahari, ubuzima rwose buzaba bukomeje, ubuzima buzaba bukomeje ntibuzahagarara. Ariko icyitonderwa, iyi si uko imeze uko siko izaba imeze, kubera ubwami bushyashya buyijemo. Nawe murebaho Imana iri noneho, Yesu n'itorero rye. Iyi si izanduka paradizo, iyi si izahinduka nshya nk'uko batumwe Jehova babivuga, ariko bitandukanye n'uko babyitira ko ari aya mazu ari kubakwa. Iyi si izagira umwero. Mbese ni ukuvuga ngo muri icyo gihe isi izongera ise neza, isubire kumera nk'uko yari imeze mbere y'uko Adamu na Eva bakora icyaha. Kuko Bibiri tubwira ko Adamu na Eva bamaze gukora icyaha aribwo isi yamezemo ibitovu, ikameramo amahwa, ubutaka bugasharirwa bukazamo ubuvumo, ntibwere n'ibiki. Ariko mbere y'uko ibyo biba nta zuba ryari ririho rishobora kotsa ibiti ngo byume, bishobora gutuma ubutaka bugwengera. Mbega yari isi nziza. Isi rero muri buriya bwami bwa Kristo bw'imyaka igihumbi izongera isubire nk'uko ari imeze muri icyo gihe. Amatungo yari ariho mu bihe bya Adamu, hariho amatungo manini, kuko amateka tugaragaza ko Adamu yari umuntu munini, yari afite metero zigeze kuri 6 z'uburebure n'6 z'ubugari. Murumva uyu muntu yari munini kwere, yari munini. Ntabwo rero umuntu ari kungana gutya ngitungo riba ritoya. Bivuye ngo hari inka ushobora gusanga iruta inzu inshuro nyinshi. Icyo gihe rero hazongera kuboneka amatungo manini ashishe meza. Ni nayo mpamvu Pawulo mu rwandiko yandikiye Abaroma
igice cya 8 umurongo wa 18 yaravuze ngo mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzayishurirwa, ngo kuko ndetse n'ibyaremwe byose bitegerezanya amatsiko guhishurwa kw'abana b'Imana, ngo kuko ibyaremwe byose biniha iminiho itavugwa kandi bikaba byarashyizwe mu bubata bw'ibitagira umumaro, ngo ariko si kubw'ubushake bwabyo, ngo ariko wabigushyizemo nawe yiringira ko igihe nikigera bizakurwa mu bubata bw'ibitagira umumaro byashyizwemo, ngo nabyo bikinjizwa mu mudendezo w'abana b'Imana. Bivuye ngo ibyaremwe byose ngo binihira rimwe bigatakira rimwe, byifuza nabyo kuzinjizwa muri uwo mudendezo w'ubwiza bw'abana b'Imana, bigakurwa mu bubata bitagira umumaro. Kuko Musa, Adamu na Eva bakoraga icyaha, byahise bishyirwa mu bubata bw'ibitagira umumaro, kuko ntawigeze aza gupfira amatungo, ntawigeze apfira inyamaswa. Mu yandi magambo, ikiremwa muntu n'Imana yemeye gutanga umwana wayo kugira ngo agipfire, ariko inyamaswa zose, amatungo, ibikoko byose biri mu isi nta mucunguzi bigira. Bivuge ngo iyo bipfuye nta byiringiro byo bifite byo kuzongera kuzuka. Ariko umuntu akenshi niyo apfuye turavuga ngo twiringiye ko tuzongera kumubona. Rero kubw'iyo mpamvu ngo ibyaremwe byose binihira hamwe, bihorana iminiho, bitegereje guhishurwa kw'abana b'Imana, ngo nabyo bikurwe mu bubata bw'ibitagira umumaro. Icyo gihe rero amatungo, inyamaswa, ushobora kuzabona intare nini isumba umuntu, kandi abantu Bibiliya iravuga ngo uko Yesu asa niko tuzaba dusa. Niba ari igikara tuzaba turi ibikara, niba ari inzobe tuzaba turi inzobe, niba ari umuyaga tuzahinduka imiyaga, niba ari umwuka tuzahinduka umwuka, niba afite metero 1000 z'uburebure tuzazigira, niba ari mugufi tuzaba bagufi. Uko azasa ngo niko tuzaza. Gusa icyo tuzi nuko biri tubwira yuko hari Adamu wa mbere ari we wahindutse ubugingo buzima, hanyuma Yesu akaza ari Adamu wa nyuma ngo wahindutse umwuka utanga ubugingo. Bivuga ngo Yesu nawe ni umuntu, rero no mpamvu birimo itanga umwana w'umuntu, kandi niwe Adamu wa nyuma. Ubwo rero twamugereranya tukamushyira mu ishusho nka Adamu wa mbere uko yari ameze. Rero icyo gihe hazaba hari amatungo manini. Aha tuzahagaruka turi kureba uburyo noneho nabirigaragaza ko tuzabagirwa ibibyibushye. Tuzabireba dusubiza ikibazo abantu bibaza ngo ese mu ngoma y'imyaka 1000, ni ikibazo cya 5, abantu bazaba bashobora kurya ibyo kurya bisanzwe cyangwa bazaba ari imyuka gusa ntibazarya? Ibyo tuzabisubiza turi kureba muri ngoma y'imyaka 1000. Ibi byibushye Bibiliya ivuga tuzabagirwa ni ibiki? Vino y'umurera Bibiliya ivuga ngo tuzaterekwa ni iyihe? Tuzareba ese abantu bazarya, ese abantu bazaba ari imyuka? Ibyo tuzabireba. Turacyasubiza cya kibazo abantu bibaza, kibaza ngo nose mu ngoma y'imyaka 1000 abanyabyaha bazaba bahari? Yes, tubonye ko bazaba bahari, ariko nta cyaha bazaba bakora. Ikindi, nta rupfu ruzaba ruhari, kuko watezaga urupfu ni Satani. Urupfu ruzanwa n'iki? Pawulo yandikiye Abakorino mu rwandiko rwe rwa mbere ibice 15 umurongo 21 aravuga ngo nk'uko bose bokojwe gupfa na Adamu, niko bose bazahindurwa bazima na Kristo, ariko umuntu wese mu mwanya we, kuko Kristo ari we muganura, maze hanyuma aba Kristo bakazabona kuzuka ubwo azaza. Nibwo imperuka izahera ko isohore, ubwo azashyikiriza Imana ubwami ariyo Data wa twese, amaze gukuraho ingoma zose n'ubutware bwose n'imbaraga zose, ko akwiriye gutegeka kugeza aho azashyira abanzi be munsi y'ibirenge bye. Umwanzi uzaheruka gukurwaho ni urupfu. Ni ukuvuga ngo Bibiliya igaragaza ko urupfu rwazanywe n'icyaha, kandi nk'uko abantu bose bokojwe urupfu na Adamu, niko bose bazahindurwa bazima na Kristo. Rero kubera ko Satani watezaga icyaha, nk'uko twabonye ko atazaba agihari ngo ayobye ayo mahanga, ni nako n'urupfu rutazabaho, kuko urupfu rwazanywe n'icyaha. Niko Imana yabwiye na Adamu, iramubwira ngo nukiryaho no gupfa uzapfa. Nyir'ibyaha ariwe Satani ntazaba akiriho, ntazaba hari, ahubwo azaba aboshywe, nta bushobozi azaba afite. Muri ubwo bwami bw'imyaka 1000 rero nta rupfu ruzaba ruhari, nta n'ibyaha bizaba bikorwa, ahubwo abanyabyaha bazaba bahari. Kubera iyihe mpamvu?
mw'isi itorero rya Kristo nta gaciro rigira. Umuntu wese ushaka kugira agaciro mw'isi agomba kugendera ku mategeko y'isi, kandi amategeko y'isi yose ni ikinyoma. Nta kuri kuba mu mategeko ayoboye isi, byose ni ibinyoma. Rero kugira ngo umuntu agire agaciro mw'isi nuko agomba kwemera ikinyoma, agatwarwa n'ikinyoma, akayoborwa n'ikinyoma, nawe akakigenderamo. Kubera ko rero itorero mw'isi nta gaciro rifite, umukristo ukijijwe neza akaba nta gaciro agira, Yesu yateguriye itorero icyo bita surprise. Iyi surprise ni iy'ingoma y'imyaka 1000 kugira ngo itorero risubizwe agaciro ryambuwe n'abanyabyaha cyangwa abapagani. Uku nyine abadakijijwe basuzugura abakijijwe by'ukuri. Turavuga abakijijwe by'ukuri kuko umuntu ukijijwe by'ukuri ntabwo akundwa mw'isi, nta nubwo yemerwa. Abantu benshi bamwe baramusuzugura, abandi baramupinga, abandi bakavuga ngo uriya n'umusazi, abandi bakavuga ngo ni inzanga, kuko ntabwo yiyeranja kubaho nk'uko bo babayeho. Rimwe na rimwe ugasanga n'ubuzima bwe hari uburyo butagenda neza. Ariko iyi surprise Yesu yateguriye itorero ni ukugira ngo ab'isi icyo gihe bazabone kandi bazamenye ko rya torero basuzuguraga ryari rifite agaciro kandi ryari rifite ubwiza. Niyo mpamvu Yesu yabiteguye kugira ngo tuzaze kubayobora, cyangwa se itorero rizaze kubayobora mu gihe kingana n'imyaka 1000 nta ukora icyaha, ahubwo bari kureba ko ibintu banze byari ibintu bikomeye, byari ibintu bifite agaciro gakomeye. Hari umuririmbyi yaririmbye ngo surprise Yesu adufitiye. Aho mu ngoma y'imyaka 1000 Satani azaba yaraboshywe, abanyabyaha bazaba bahari ariko nta cyaha bakora, ariko imitima yabo izaba icyanduye no gukendwa kwabo bazaba bakigufite, kuko batigeze bizera Yesu ngo babarweho gukiranuka. Aha tuzagaruka tubereke ingoma uburyo tuzayiyoboramo, ariko reka twongere dusome gatoya twumve mu gitabo Kuri nahijwe. Mbere y'uko itorero ry'Imana na Yesu ingoma y'imyaka 1000 hari icyo azabanza gukora. Azafata ikiyoka aricyo Satani, akibohe, akijugunye mu rwobo rw'ikuzimu kugira ngo kitongera kuyobya abari mu isi. Ayo magambo tuyasanga mu Byahishuwe igice cya 20 kugeza ku 3 twayasomye. Hanyuma Yesu namara kurwana intambara ya Harmagedoni no gufata umuhanuzi w'ibinyoma ari wa Antikristo n'inyamaswa akabajugunya mu nyanja y'akumuriro n'amazuku, azakurikizaho gufata Satani, amubohe, amujugunye ikuzimu, akinge, ashyiraho n'ikimenyetso gifatanya kugeza mu gihe cy'imyaka 1000, nibwo azahita yimana n'itorero rye muri iyo ngoma y'imyaka 1000. Niyo mpamvu umurongo wa 4 batubwiye ngo mbona intebe z'ubwami bona bazicaraho bagwa ubucamanza, kandi mbona imyuka baciwe ibihanga babahora guhamya kwa Yesu n'ijambo ry'Imana, aribo bataramije inyamaswa n'igishushanyo cyayo kandi batashyizwe ikimenyetso cyayo, barazuka bimana Kristo imyaka 1000. Muri ubu bwami bw'imyaka 1000 abizera bazaba ari abami ndetse n'abatambyi. Abantu benshi bakunda kugira ikibazo ku birebana n'imibereho tuzaba dufite muri iyo ngoma y'imyaka 1000. Ubwo twari turi gusubiza cya kibazo kivuga ngo abanyabyaha bazaba hari cyane bazaba hari, ni ikibazo cya gatatu. Icyambere bakunda kwibaza n'ikibazo kibaza ngo ese ubu bwami bw'imyaka 1000 buzabera he, ni mw'Ijuru cyangwa ni mw'isi? Twabonye ko buzabera mw'isi. Icya kabiri ni ikibazo kibaza ngo ese Satani azaba hari cyangwa ntazaba hari? Twabonye ko azaba aboshye kandi akazamara iyo myaka 1000 aboshye. Niyo dusomye mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya nawe yarabihanuye kera, agaragaza uburyo Satani azabohwa kandi akamara iminsi myinshi. Yohana yaje asobanura ko iyo minsi myinshi ari imyaka 1000, ariko Yesaya we yari yarahanuye ko bazamara iminsi myinshi. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 24 umurongo wa 21 kugeza ku murongo wa 23 haravuze ngo uwo munsi Uwiteka azahana ingabo zo hejuru mw'Ijuru n'abami bose mw'isi. Ubwo ni Harmagedoni Yesaya hanuye. Uwo munsi Uwiteka azahana ingabo zo hejuru mw'Ijuru n'abami bose mw'isi, bazateranirizwa hamwe nk'uko imbohe ziteranirizwa mu rwobo, bazakingiranirwa mu nzu y'imbohe
kandi iminsi myinshi nishira bazagendererwa. Icyitonderwa hanavuze ngo uwo munsi w'iteka azahana ingabo zo hejuru mw'Ijuru. Ingabo zo hejuru mw'Ijuru ni abadayimoni, ngo n'abami bo hasi mw'isi, abo ni abami basanzwe, babandi twabonye bazaba bari kurwana ku ntambara ya Magedoni. Nicyo gihe Uwiteka nyine azabahana. Noneho aravuga ngo kandi abo bami bo hasi mw'isi, uwo munsi Uwiteka azahana ingabo zo hejuru mw'Ijuru, ubwo ni abadayimoni. Ngo n'abami bo hasi mw'isi, abo ni abami basanzwe, abandi bazaba bakoraniye mu kibaya cy'Imegiddo bari kumwe n'aba bantu, bari kumwe na za ngabo kugira ngo barwanye Isiraheli. Ariko noneho ahita agaragaza ngo za ngabo zo hejuru mw'Ijuru ngo bazakingiranirwa mu nzu y'imbohe, ngo kandi iminsi myinshi nishira bazagendererwa. Iminsi myinshi nishira ni ya myaka 1000. Kugendererwa ni igihe Satani azabohorwa ndetse n'abadayimoni, kuko twabisomye mu Byahishuwe igice cya 20 umurongo wa 3, kuko batubwiye ngo icyakuri iyo myaka 1000 nishira gikwiriye kubohorwa kugira ngo cyongere kuyobya amahanga. Urumva ko rero kugendererwa ni ukongera kubohorwa, kikaza kongera kuyobya ya mahanga azaba amaze iyo myaka yose itorero ryo riyayoboye. Umurongo wa 23 watavuga ngo nuko ukwezi kuzakorwa isoni n'izuba rizamwara, kuko Uwiteka azatagikira ku musozi wa Siyoni n'i Yerusalemu, ngo kandi azahererwa icyubahiro imbere y'abatware be bakuru. Ni ukuvuga ngo iyo bavuze ukwezi baba bashaka kuvuga Rasheli umugore wa Yakobo, iyo bavuze izuba baba bashaka kuvuga Yakobo. Niba bavuze rero ngo nuko ukwezi kuzakorwa n'isoni n'izuba rizamwara, ubwo bashatse kwerekana ko ari bene Isiraheli bazakorwa n'isoni mu bwami bw'imyaka 1000. Kubera iki bazakorwa n'isoni? Nuko bazibonera uwo bacumise, bakibonera uwo bambitse ikamba ry'amahwa, bakibonera uwo banze kandi ari we waruje kubakiza. Noneho bakamubona agarukanye n'abera n'itorero ry'abanyamahanga aje kwima iyo ngoma y'imyaka 1000. Bazaba bari nk'ariya babireba, bazakorwa n'isoni, bazamwara, babonye ko wa mucunguzi ari bo bari baramwiciye. Ni ukuvuga ngo rero muri ubu bwami bw'imyaka 1000 Satani azaba aboshywe. Muri ubu bwami bw'imyaka 1000 abanyabyaha bazaba bahari, ariko nta cyaha bagikora. Muri ubu bwami bw'imyaka 1000 buzasohorera muri iyi si. Reka nsame umuntu wese kugira ngo aharanire kuzaboneka mu bwami bw'imyaka 1000. Nta muntu uzabubamo ngo mu gusoza kwabwo yongera ajyane na Yesu mu ijuru, kuko nyuma y'ubwo bwami tuzaberekaho Yesu azahita afata itorero akarizamukana. Satani nawe amaze kubohorwa, nta muntu n'umwe uzazamukana na Yesu agiye kumumurika imbere y'Imana Data wa twese atarabashije kubaho muri ubuzima bwa none bw'iki gihe akiranuka, kugira ngo Yesu nabaje none cyangwa se naza yarapfuye azaboneke mu muzuko w'abana b'Imana wa mbere. Kuko ni imizuko 2, twabonye umuzuko wa mbere, ariko no mu Byahishuwe tuberetse ko hariho umuzuko wa 2. Impamvu batubwiye ngo uwo ni wo muzuko wa mbere, abapfuye basigaye iyo myaka 1000 itarashira, ngo ufite umugabane kuzuka kwa mbere arahirwa kandi n'uwera. Urumva rero hariho umuzuko wa mbere, hakaba n'umuzuko wa 2. Umuzuko wa 2 rero ni uw'abanyabyaha, umuzuko wa mbere ni uw'abakiranutsi. Abo bakiranutsi ni abazazuka bagazamuka usanga na Yesu mu kirere, nibo bazagarukana na Yesu ku ntambara ya Magedoni, nibo bazimana na Yesu imyaka 1000. Ni nabo nyuma y'imyaka 1000 bese azongera gukura mu isi abazamukanye ko muri Imana. Satani nawe abohowe yongera kuyobya ya mahanga, itorero rizaba ari yoboye muri iyo ngoma y'imyaka 1000. Tuzagaruka rero ubutaha dukomeza kureba noneho ibintu byinshi bizaranga imyaka 1000, tunasubiza ibibazo bindi bisigaye. Mwibuke ko ni ibibazo 7. Ikibazo cya mbere abantu bahora bibaza dushubije ni ikibazo kibaza ngo mbese ubwami bw'imyaka 1000 Satani azaba, mbese ubwami bw'imyaka 1000 buzabera ni mu isi cyangwa ni mu ijuru? Twabonye ko ari mu isi. Ikibazo cya kabiri dushubije ni ikibazo kibaza ngo ese Satani azaba burimo cyangwa ntazaba burimo? Tubonye ko azaba boshye, hazaba hari kugira ngo atongera kuyobya amahanga. Ikibazo cya gatatu kirabaza ngo ese abanyabyaha bazaba hari? Yego.
tubonye ko bazaba bahari ariko nta cyaha bagikora, gusa imitima yabo izaba icyanduye no gukiranirwa ko kibariho kwa kundi kwa mbere bagize ko batizeye umwana w'Imana ngo abahindura abakiranutsi. Hanyuma ikibazo cya kane, ikibazo kibaza ngo ese mu bwami bw'imyaka igihumbi abantu bazarya cyangwa ntibazarya? Icyo tuzagisubiza tugarutse. Ikibazo cya gatanu ni ikibazo kibaza ngo mbese mu bwami bw'imyaka igihumbi abantu bazabasha kujya kwa ntawe utuma undi? Ikibazo cya gatandatu ni ikibazo abantu bibaza kigira kiti nose mu bwami bw'imyaka igihumbi abantu bashobora kuzabyara bakanashaka? Ikibazo cya karindwi ni ikibazo kibaza ngo ese ni bande bazatwara ubwo bwami? Ni bande bazatwarwa? Cyo twazi tunagisubiza tugaragaza ko itorero na Kristo aribo bazaba batwaye ubwo bwami. Hanyuma abanyabyaha bazasangwa bo bakaba aribo bazaba batwawe. Ubwo hasigaye ibibazo bingahe? Bitatu tuzasubiza. Icyo kurya, icyo kujya kwa ntawe utuma undi, ubwo kwa ntawe utuma undi ngira ngo urabyumva ko twabajwe n'abantu benshi cyane, ndetse n'icyo gushaka cyangwa kubyara. Ubundi tuzahita twinjira turebe mu bintu bimwe na bimwe bizaranga ingoma y'imyaka igihumbi, turebe niba koko ingoma y'imyaka igihumbi tuyirimo nkuko twabonye bamwe bagiye babivuga ngo tuyirimo. Tuzagaragaza ibizaranga ubwami bw'imyaka igihumbi tujya muri Bibiliya tubyerekana. Hanyuma reka dusenge, turasabira buri muntu wese gukomeza kwitegura kugira ngo Yesu nagaruka azasange yiteguye. Kadusenge. Mana, turagushimiye kubw'uyu mwanya mwiza duhaye, twatiri kuganira ku bwami bwawe wateguriye abakwizera. Turagusaba kugira ngo ukomeze gukangura abantu hirya no hino ku isi, ukangura abasore n'abakobwa, ukangura abagabo, ukangura abagore, ukangura abakecuru n'abasaza, ukangure abantu bitirwa izina ryawe bavuga ngo bashinze amadini b'abayobozi, ukangure ikiremwa muntu cyose abo waremye. Abantu bose bamenye ko ari we muremye kandi wifuza kuzabaha ubugingo, kandi wiyemeye kwitanga ku musaraba kugira ngo abazakwizera bazabuhabwe. Rero komeza gufasha buri muntu wese. Turifuza kuzaboneka muri ubwo bwami, turifuza kuzaboneka aho ngaho uzabugarutse, turifuza kuzabana nawe. Fasha umuntu wese wamaze kukumenya, umuha imbaraga, mukangure, umuhe kuba maso kugira ngo tuzabane nawe muri surprise wateguriye itorero ryawe. Ndagushimiye ko mfishe gusenga, byamaje nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka tugushimire wowe mwene data warufasha akanya ugakurikirana izi nyigisho, dufasha gusharingira abandi, wibyihererana, ohereza inshuti zawe n'abavandimwe, dukomeze gusangira ubutumwa bwiza no kwitegura Yesu. Mukomeze kugira ibihe byiza, kiganiro nakagaruka. Murakoze. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye aza kwami